haleluya ko nkora uzaje hanze uzajya hanze marayiki uzajyayo hanze ntago imvi zawe zizaba uruyenzi utari winjira hanze ndabyakiriye mu izina rya Imana yacu ni umutunzi w'imbabazi nkababwira ngo ngewe imyaka mfite haleluya n'igihe natangiriye ndi gusenga ubu ngana gutya ntago natinyuka kuguhanura ngo Imana yabye itambwiye kubera ko maze kubona agaciro ko gusenga maze kubona muri Yesu nasanze uyu mugabo iyo mwagiranye business iyo mwagiranye business yo gusenga iyo mwagiranye urufatiro uyu mugabo arahemba nukuri haleluya kandi uyu mugabo aravuga agasohoza niyo wawe uri umuzungu Imana yakungabije nakuvuga ururimi kandi ntaruzi kuko umunsi wa Pentekote usohoye ngo bari hamwe bahuje umutima none ni gute wampamagara duhuje umutima nta kiturangaje haleluya umpamagaye kugira ngo dusenge kubera iki tutahuza umutima ngo mvuge indimi nguzuru kuvuga Yes, reka mbasuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiratuma Imana Concorde reka mfate umwanya gushimira wakanze subscribe kadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro ukayikanda ngusabiye umugisha naye nabasezeranije gutabicisha irungu nkigendera nkajya kureba abakozi b'Imana niyo mpamvu uyu munsi ndi kumwe na Manishimwe Julienne mama Oruga Yesu ashimwe Yesu ahimbaze Imana irakurinze Imana yamwijirira cyandinze yego nanjye ndaho ndabona umeze neza nta kibazo undi se igihe urabona ameze nabi aho dukorana ibiganiro Julienne manza hari igihe bibaga byanze hagenza mu kiganiro nawe ukandeho kavugatira tipe ko byanze kavuga ati uyu mupapa rwose yirekwa agiye ko ritari ku ukabona nta morali mfite niba wibuka ni ryari Julienne iminsi yose sihoraga ari ku cyumweru haro nakwibuka umunsi ariko igihe wabonye wapi icyo gihe nakubwiye ngo iki niba uri kwibuka tugiye wambwiye ngo iki narabibonye mwiyerekwa ndaceceka wowe wabonye ko ntameze neza utansengeye si ngo mere neza nagusengeye ntumeze neza ubu umeze neza yego yewe ubu ntabwo uri kubirebera mu mwuka uri kubireba mu mubiri hano inyuma pe meze sawa ariko imbere n'imbere nta kibazo ndakorahiye wapi pe n'imbere nyine nuho kuriya kuvuga ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si yego nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si ariko uko bimeze kose Yesu yagabanyije umusonga uko byari bimeze cyage ubu ngubu ntabwo ariko bimeze shamwe kofi nta kintu kirimo mwana none se reka nkubwire ariko hari umusonga Yesu yagabanyije cyane yego Mana turagushimye Mana tugwaye icyubahiro umugambi wawe ni mwiza kuri twe waduhuje n'umukozi wawe Julienne ugango tuganire ku mbaraga zawe ntago twaye twabiteganyije ariko ku mugambi wawe ari mwiza wabikoze turahura nuhabwa icyubahiro tugiye kuganira tuguhaye karibu uganguze kubana natwe tukubera ibikoresho bizima nawe ibyo ushaka kugeza ku bwoko bwawe ubitunyuzemo ubundi bibagereho kandi bafashwe nabyo ni mu izina rya Yesu amen yego Imana ishimwe wowe umeze ute nanjye meze neza ndashima Imana nta kibazo Imana ishimwe uyu munsi ntabwo twakoreye iwanyu munsi ntabwo twakoreye iwanyu gusa nahombye uzi icyo nahombye nahombye Oruga Oruga ntabwo arakubona uyu munsi Oruga ajya ava ku ishuri ngo papa bikanshimisha kabisa harya n'abandi nabo bita papa hari abo yita gasogokuru cyangwa akabita papa runaka ariko njya aravuga ngo papa yazanyise sogokuru abona njye ntari umusaza ubwo abona njyewe ntashaje cyane niyo mpamvu anyitira papa yego umurimo w'Imana umeze ute
umurimo w'Imana uragenda neza nta kibazo. Yego. Ngiye kukubaza akabazo. Pasika itwibutsa iki? Izuka rya Yesu. Yego. Pentekote itwibutsa iki? Niho Pentekote niho Yesu yamanukiye abigishwa be bari mu mwanya umwe bahuje umutima. Yego. Yego. Umuriro uturuka mu ijuru buzura umwuka wera. Yego. Bavuga indimi zitandukanye. Ariko byari byarahanuwe ico gihe abana batoya bazuzura umwuka, kaba mama bazahanura, nkaba papa bazahanura, kandi ico gihe byari byaravuzwe ko n'abakambwe bazarota. Yego. Hagati ya Pasika na Pentekote harimo iminsi ngahe? Hagati ya Pasika na Pentekote harimo iminsi ngahe? Yego. Nyuma ya Pasika iminsi 50 nibwo Pentekote yageze ku ntumwa, ubwo bari mu mwanya umwe bahuje umutima, umwuka wera arabamanukira. Yego, ni iminsi 50. Nanjye hata nabimenye ko ako karirimbo n'umuntu wayihimbye, niho nabimenye yuko hagati ya Pasika na Pentekote harimo iminsi 50. Ngaho bihuze, hari ukujya mu ijuru kwa Yesu no kumanuka k'umwuka wera. Yesu yabyintumwa ngo simba size mwenyine, ahubwo mbasigiye mwuka wera. Nyine yarazamuwe ariko ahita agaruka. Agarukana mwuka, abasigira mwuka wera. Niyo mpamvu mwuka wera yasaza. Yego. Ngaho somo duteguriye dufatireho. Turasoma. Yego. Mu Baheburayo. Ntagize ubwo n'ibyakozwe n'intumwa kabiri. Umuntu agiye kuvuga ku Pentekote ngira ngo avuga ku ntuza. Naho turahasoma ariko manza bansomera mu Baheburayo. Yego. Mu Befeso nako 1:7. Abefeso, urwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 7. Yego. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye. Yego. Ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Ubwo yadushagirijeho kuba Mana yanjye. Yanjye nako byasoma 1:7. Yego. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Ngo niwe wadugize ute? Waduhesheje gucungurwa. Niwe waduhesheje gucungurwa. Burya Yesu ajya kuzamuka yamanjije yacungurwa. Yego. Haleluya. Amen. Yamanjije yacungurwa. Haleluya. Niyo mpamvu ntabwo yari kuza tutaracungurwa. Haleluya. Yaje mu isi baramwanga, ariko yaraje kuducungura. Haleluya. Hari ibitambo bimwe na bimwe Yesu yaraje gukuraho. Niyo mpamvu nkubye ngo manza dusomera mu Befeso. Yego. Komeza tugendane. Ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya. Ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Mana yanjye, ndiwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Amen. Ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya. Haleluya. Itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera. Amen. Haleluya. Amen. Shatse kukubwira ubwiru bw'Imana. Yego. Haleluya. Amen. Ubwiru bw'Imana igushaka mu murongo. Yego. Igushaka mu kwizera. Igushaka mu gukizwa neza. Haleluya. Gukizwa neza bitera amahirwe. Yego. Haleluya. Ariko gukizwa nabi bitera umwako. Ubwiru bw'Imana. Haleluya. Ikimana igushakaho ntago ishaka kukugirira nabi, ishaka kukugira neza. Kugira ngo izibyo yibwira kukugirira ntabwo ari bibi, ahubwo ni byiza. Haleluya. Kugira ngo ikuremo umutima naho ibindi iragukunda. Haleluya. Yesu aragukunda.
ubwira ubw'Uwiteka. Haleluya. Muri byavuze ngo kuko ubwami bw'Imana bushaka gusohora vuba. Haleluya. Ubwami bw'Imana bushaka gusohora vuba. Amasezerano y'iyera ashaka gusohora vuba. Haleluya. Kandi Imana ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nta jambo ry'Imana rituruka mu kanwa k'Uwiteka rizapfa ubusa. Haleluya. Kandi nta sengesho ry'umunyagara, nta n'isengesho ry'umukecuru. Reka tugende mu byakozwe n'umwaka 2 udusomere. Yesu azamurwa mu ijuru, abigishwa basubira i Yerusalemu. Teofilo we, muri cya gitabo ni igice cya kabiri byakozwe n'intumwa, uko umwuka wera yamanukiye intumwa. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda n'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa nuko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya? Rekeraho. Haleluya. Amen. Cyatse kukubwira ngo niyo waba uri umuzungu, Imana yakungabije nakuvuga ururimi kandi ntaruzi. Kuko umunsi wa Pentekote usohoye ngo bari hamwe bahuje umutima. None ni gute wampamagara duhuje umutima nta kiturangaje? Haleluya. Umpamagaye kugira ngo dusenge, kuba iki tutahuza umutima ngo mvuge indimi nguzuru kuvuga. Bari mu mwanya umwe, nyamara icyo gihe byarahanuwe ngo bazuzura umwuka wera, icyakora bahuje umutima. Haleluya. Amen. Iyo uhuje n'umuntu uri kugusengera umutima mugahuriza ku mugozi umwe, nta n'impamvu utatabarwa. Burya impamvu abantu baheze mu butayu, impamvu abantu bajarajaye mu butayu bakabona ko amasezerano y'Imana atinze gusohora, ni ukubera ko badahujije umutima. Haleluya. Habayeho ijarajara, ariko ndakubwiye ngo umunsi wa Pentekote usohoye ngo bari hamwe, ngo mu mwanya umwe, ngo kandi bahuje umutima, ngo umuriro uturuka mu ijuru ngo batunguye, ngo buzura mwuka wera. Mwuka wera cyokora naza muri mwe azabakoresha iby'ubutwara, kandi muzamenyekana, kandi muzavuga muvugishijwe nawe. Ngo baratunguwe, ngo bamajije kumva ko bavuza ururimi rw'abandi baba bari kuvuga. Imana yo mu ijuru turengere kandi tubere ku rugamba. Imana yo mu ijuru iturwanirire, iyara idapfa yongere itugarukeho, kuko ari Imana ishoboye byose. Ijambo ry'Imana riravuze ngo bari mu mwanya umwe. Mbabarira rino sengesho tugiye gusenga, ntabwo turasenga amasengesho turi kuvuga ngo Uwiteka ngongera uze. Uwiteka niyongera dusukaho umwuka wera, twongera duhuze umutima, tugiye gusenga amasengesho yo kubohora ibyacu. Hari ibyacu byariwe n'inzige, hari ibyacu abafilisitiya bafashe. Haleluya. Hari ibyacu byazikamye. Ibyo nibyo ngiye kukubwira ngo tugiye kuzikamura ibyacu byazikamye, kubera ko mwuka wera natumanukira aratwigisha ukuntu dukwiye gusenga. Haleluya. Kuko muri byaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka nk'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa hasendereye amahoro. Umutima uzatuza n'umuco uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho
ibikoresho. Haleluya. Amen. Umutima uzatuza n'umuco uzaba mwinshi. Muri zino minsi ndi kubyiza abantu kuri nkababwira ngo ngewe imyaka mfite. Haleluya. N'igihe natangiriye ndi gusenga ubu ngana gutya ntago natinyuka kuguhanura ngo Imana yabye itambwiye, kubera ko maze kubona agaciro ko gusenga, maze kubona muri Yesu. Nasanze uyu mugabo iyo mwagiranye business, iyo mwagiranye business yo gusenga, iyo mwagiranye urufatiro, uyu mugabo arahemba. Nukuri. Haleluya. Kandi uyu mugabo aravuga agasohoza. Haleluya. Bamwe biringira amagare n'amafarashi. Ndibuka Mose ari kumwe n'Abisiraheli, Imana yaramubwiye ngo manuka, baramanuka bagera ku nyanja. Haleluya. Ariko Abisiraheli babazi ko bagiye guhita bagera hehe? I Kanani. Barangije babwira Mose ngo Mose nukubaye iki watuzanye hano? Bararira baramutuka ngo nyamara ngo nubwo twaturi muri Egiputa ariko twaryaga. Haleluya. Nubwo badukoreshaga imirimo y'agahato ariko twaryaga. Haleluya. Uko niko Satani aza kongorera abantu bavuganye n'Uwiteka bakava sundi gusenga wagize ngo runaka ko yapfuye akakwereka ibihanga by'abapfire mu nzira, nubwo uri gusenga ntuzasubizwa ugacika intege. Haleluya. Ukamuvemo kandi warugeze kuri lisite yo gutabara. Nshatse kubyira abantu ngo mugume kuri lisite kuko Imana yamanuye lisite y'ubutabazi, yamanuye lisite yo gutabara abayo. Haleluya. Yamanuye lisite yo kurengera abayo. Ngo nuko Mose nawe araranganya amaso hirya no hino, barebye inyuma babona ingabo za Faraho, barebye hirya no hino babona imisozi, imbere yaho hari inyanja nini cyane. Ngo nuko Imana yamubwiye ngo Mose we ngufashe iki mu ntoki? Haleluya. Ngufashe iki mu ntoki? Mose aramubwira ngo mfashe inkoni, arangije amubwira ngo yirambure hejuru. Haleluya. Yirambure hejuru y'amazi. Mose ayimanika hejuru, amazi yitatanyamo kabiri. Ngo mbaza byagenze gute? Ngo bahanyuze ngo nta n'icyondo, bahanyura nk'uko umuntu anyura kuri kaburimbo. Haleluya. Ngariko noze basire mando ngo nuko Mose yarahuje umutima n'Imana. Haleluya. Yari ari mu mwanya w'Uwiteka mushaka. Haleluya. Mose ntago yari kubambutsa iranyanja iyo badahuje umutima, iyo batakurikije iyerekwa. Mose ntago yari kubambutsa. Ngariko ngaramubya ngo Mose we ngufakisha iki mu ntoki? Ngamubya ngo ni inkoni ngo yirambure hejuru y'amazi. Bishatse kuvuga ngo haleluya, Imana ibisubizo byawe birabifite. Haleluya. Ahubwo impamvu yabitinjije kwari ukugira ngo imirimo y'Uwiteka igaragarire muri we. Haleluya. Impamvu Imana ibifite, Barutema yahoraga yicaye. Haleluya. Ari impumyi akagenda ari impumyi, ariko mbaza ngo byagenze gute? Yesu yafashe akondo kawe. Haleluya. Nene kutaya sivodotaye geramo yafashe akondo kaho yarari. Igisubizo cyawe kirahure. Haleluya. Kandi igisubizo cyawe kiri muri ico gihugu. Nubwo ukora ko ico gihugu bazakikwirukanamo, nta bazakikwirukanamo, ahubwo igisubizo kiri muri ico gihugu. Haleluya. Kuko ari Imana itabesha. Mbaza ngo haleluya, ko nkuru uzaje hanze, uzajya hanze marayiki uzajyayo ntago imvi zawe zizaba uruyenzi utari winjira hanze. ndabyakiriye mu izina rya Imana yacu ni umutunzi w'imbabazi, ni Imana itinda kurakara, ikihutira kubabarira, ifite kugira neza n'imbabazi nyinshi. Haleluya. Ikamya akagezi kamwe yateguye akandi. Hari akagezi Imana ije gutegurira abayo. Haleluya. Nubwo ikarate kasebye iservate hari iki? Hari akagezi. Tugiye kongera gusubira kwiriba. Uri mwiza, ubere mwiza bagutegereje bose. Turacyarindiriye akagezi kamwe karakamye, ariko turapfukamye, turasenze kugira ngo wohereza kandi kagezi. Uri Uwiteka Imana ushoboye byose. Nyamara ngo bari mu mwanya umwe, bari gusenga bahuza umutima. Bamaze guhuza umutima, Mwuka Wera aramanuka ababwira ico bagomba gukora. Natwe turakwemereye, manukira muri twebwe, tukubera ibikoresho wishimira. Abaduhamagara, abatureba bonge bahemburwe nawe. Imfubyi n'abapfakazi, abarwayi mu bitaro bitandukanye, abari mu nzu zibohe, ababuze epfo no haruguru, ababuze ibyemezo, ababuze ibyangombwa, kanseri ndazihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Mpagaritse ubuhumyi,
reka uhumanure impumyi uburwayi bwizanye bw'amayobera ndasenze kugira ngo uteshe agaciro marayika reka bamanukire bari mu mwanya umwe umunsi wa Pentekote tugiye kwinjiramo ubane natwe kandi utumanukire kandi udusigiye mwuka wera utumanukire kuko wamanukiye za ntumwa zawe zihuje umutima bakavuga ururimi riri votaya sivodotayi bakavuga ururimi rumwe natwe Kristo niko tugusabye agakiza kawe k'ubuntu tugusabye amahoro yawe twinjiza mu rukundo rwawe n'imbabazi no kugukora no kugukunda tubishaka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Ukoze Imana iguha umugisha reka tugusabe uduhe nimero wazifuza ko mwafatanya gusenga azabona uko aguhamagara atazakubura. Nimero yanjye ni 078 08 96 019 078 08 96 019. Shalom shalom ndabakunda.